Umwami Ruganzu I Bwimba igihe yatangaga ntabwo yatanze nk'abandi bami, we ngo yararigise, arigitira mu gace ka Nkungu na Munyaga, aho ni mu ntara y'Iburasirazuba. Aka gace ka Nkungu na Munyaga ni agace kabarizwamo amateka y'u Rwanda menshi, arimo no kuba haratangiye nyine umwami Ruganzu I Bwimba ubwo yari agiye nk'umutabazi w'umucengeri w'u Rwanda rwarwanaga n'igihugu cy'Igisaka mu myaka yo hambere. Icyo gihe umwami w'u Rwanda ngo yararashwe arigita muri ako gace, hahita hamera igiti cy'umuguruka kidapfa kuboneka ahantu henshi. Aya mateka aherereye nyine mu mudugudu wa Kiryango mu kagari ka Nkungu mu murenge wa Munyaga mu karere ka Rwamagana. Iki gice cyahoze ari ku mbibi z'u Rwanda kuko ariho rwagabaniraga n'igihugu cy'Igisaka. Umukozi w'inteko y'umuco ushinzwe kubungabunga ahantu ndangamurage avuga ko muri Nkungu aha hari igiti cy'umuguruka kimaze imyaka irenga 60 cyasimbuye ikindi kinini cyari kimaze imyaka myinshi cyane, ariho umwami Ruganzu I Bwimba yatangiye ahasaga mu mwaka w'1300 n'1400, aho yahageze aje nk'umutabazi w'umucengeri. Umutabazi w'umucengeri ni imvugo ikoreshwa ku bikomangoma cyangwa umwami mu gihe yabaga agiye kwitangira igihugu kugira ngo abe umutabazi wacyo mu gihe cy'urugamba. Yajyagayo amaze kuragurizwa indagu zerekana ko niyitangira igihugu amaraso yazatuma batsinda umwanzi. Na Ruganzu I Bwimba gutyo yahageze avuye Isesebirago muri Fumbwe ubwo u Rwanda rwarwanaga n'Igisaka. Ngo ageze muri ako gace ka Nkungu umwanzi yaje kumurasa, hanyuma ngahita arigita, bityo hamera igiti cy'umuguruka. Amateka avuga ko kandi ashobora kuba yarafashe akababi akihanaguza aho akajugunye ngo hakamera igiti cy'umuguruka. Iki giti kuva icyo gihe cyari kigihari, cyashengutse mu mwaka w'2001 nyuma y'imyaka hafi 600. Cyareshyaga na metero 200, kikaba cyari gifite umubyimba wa metero zisaga 7. Umwe mu baturage bavukiye ku musozi wa Nkungu mu mwaka w'1963 yavuze ko yamenye ubwenge ahari igiti cy'umuguruka ari mu isambu y'iwabo. Hari igiti kinini cyane aho babwiraga ko iyo gitemyeho gato kiva amaraso, ariko byari ukubeshya kugira ngo batazajya bagisagarira. Ngo cyari igiti kinini cyane uburyo munsi yacyo hari umwenge munini uganagamo n'abahinzi mu gihe cy'imvura. Akomeza avuga ko iki giti cyaje kugwa mu mwaka wa 2001 nyine. Umwe mu basaza baho ngaho kandi yavuze ko ngo bajyaga barasa imyambi kera bagamije kuyirenza. Icyo giti cyari kirekire cyane, uwakirenzaga ngo yabagarushije abandi intego. Uko twatangiye tubibabwira rero, Nkungu na Munyaga ni uduce tubitse amateka menshi y'u Rwanda. Ntabwo tubitse amateka y'umwami Ruganzu I Bwimba gusa, kuko tunabitse amateka y'Abakemba. Abakemba ngo wari umutwe w'ingabo wari ushinzwe kunyaga cyangwa kugaruza inka, ukaba warayoborwaga na Semihari wari umugaba mukuru w'Abakemba, akitwa Abakemba bo kwa Semihari. Usanzwe Abakemba nabi Munyaga nyine na Nkungu ahahoze ari ku nkiko z'u Rwanda cyangwa se ku mbibi z'u Rwanda kuko ariho rwagabaniraga n'Igisaka. Wihebye kuva ku ngoma ya Kigenda barasa, ubu ni mu murenge wa Munyaga mu karere ka Rwamagana. Akaba ari hamwe mu habitse amateka menshi y'u Rwanda, harimo ivubiro, ibigabiro by'umwami n'ibindi byinshi. Munyaga y'Abakemba ifite amateka yihariye hano mu Rwanda, harimo kuba harabereye umuganura wa nyuma mu gihe cy'abami, aho wizihijwe mu mwaka w'1888 ku ngoma y'umwami Kigeli wa IV Rwabugili. Mu mpinga ya Munyaga kandi ahitwa Inkamba ngo niho habaye urugerero rwa mbere rw'ingabo z'u Rwanda zarindaga inkiko z'igihugu. Urwo rugerero rwatangiye kuva ku ngoma ya 3 Mazimaka, uko ibihugu byari bituranye n'u Rwanda birimo Igisaka mu burasirazuba, Ndorwa mu majyaruguru, Burundi n'Ubugesera mu majyepfo bitakiraga u Rwanda akara rutega, ndetse byari byaranogeje umugambi wo kuzarwigarurira. Umwami Kirima wa II Rujugira amaze kwima hagana mu mpera z'ikinyejana cya 17 yahise afata ingamba zo gukoma uwo mugambi mu nkokora, aca iteka ritegeka imitwe y'ingabo kujya ku rugerero zikarinda inkiko z'u Rwanda ku buryo buhoraho. Muri ibyo bice zabagamo hagaragara ibimenyetso birimo agatyazamucumu, ari naho umutwe w'ingabo uzwi nk'Abakemba watyarizaga amacumu, ndetse hakanagaragara ahantu ku rutare bayanyuzaga bareba neza kuko yatyaye. Hirya gato aho batse isoko yigeze kuba inzu y'umwami Mutara wa III Rudahigwa, yari yarubakiwe ngo n'Ababiligi.
ariko iyo nzu yaje gusaza. Muri uyu murenge kandi hanagaragara agace karimo amasoko y'amazi gakikijwe n'ibiti. Rikaba ngo ryari ivubiro ry'Umwami Kigeli wa kane Rwabugiri, rikaba ryarakoreshwaga gutanga amazi ku baturage ndetse ikanakoreshwa mu gihe babaga barabuze imvura bashaka ko iboneka. Ngayo nguko uwavuga amateka ya Munyaga na Nkungu ntiyayarangiza, uko nyine twabibabwiye zibita amateka menshi y'u Rwanda. Niba wakunze amateka kora kuri like witwereke, niba kandi utarakora subscribe kuri no kora subscribe kugira ngo tuzajye n'ibiganiro bivuga amateka y'u Rwanda, imigani, insigamigani, ibisakuzo n'ibindi biganiro byose byigisha umuco nyarwanda. Naho ubutaha, bye bye.